wenyine ahata ubuzima burahinduka buri kanya. Uyu munsi abari mwiza ufite amahumbezi, ejo hakaza izuba ry'ubuzima uryoshye kwa kanya kose ubonye, ejo kahinduka ibyejo bibara bejo. Dore life irahinduka buri kanya, life irahindagurika. Uyu munsi ni amahumbezi, ejo akazuba ry'agatangaza. Murya ubuzima mwitonze, nutaburya hari ugusanga ejo byahindutse utagifite amenyo yo kuburisha. Niyo mpamvu yisanzuraga amenyeza akunda abantu bose, abizi ko mwisi ari umushyitsi. Avuga ati mwe ntabwo muzi ibyo mufite ukuntu bingana, ntabwo muzi ibyo mutunze, twe byarabuze ku isi ndi umugenzi. Dore ngo uwakunda aramuha undi ngo amwikundire. Yabahaye akanya ngo bakundane. Ati umuntu ukunda bya nyabyo ntagasangika muri iyi si, ni imbarwa. Ugeze imana ukabona umuntu nk'uwo nguwo ugukunda bya nyabyo, menya ko nguwo ari we wawe. Ufata ibiganza umukomeze, ntumurekure. Umuntu nk'uwo nguwo ejo wasanga yagiye utakimufite. Baho ubuzima uburyo buryoshya, kuko ibihe nk'ibi ngibi ejo hari ugusanga bitagihari. Kwaraha tangiza ko kwimagina yibona ari wahindutse mugenzi wa Rohiti, ya life Rohiti ibereyemo ari uyirimo. Ya Rohiti bahuriye hakuno ariko basigara inshuti. Ni kavuyo wacu do yibona hakuno n'umukunzi bagiye ku ishuri kwiga yakererewe, amwisanzuyeho. Dukora ikindi ijoro wayareba imbere. Data uyu munsi twagira ngeno hano, garuka hano. We ni nkubaganya amasaha yose, no mu ntekerezo abayikubaganira. Ni Amani Maturu. Urukundo ruri muri ayo maso. Iyo umuntu nk'uwo nguwo tuvuga kuje hafi akwegereye, nubwo afite umutima ukomeye bingana iki, ariko birangira umutima ukomeye nawe utangiye gusimbagurika. Ibihe nk'ibyo bifite bikuri hafi, byo byishimamo ko mugenzi ntabwo umenya ko ejo bizagaruka. Ati ubuzima kenshi bukunda guhindagurika, buri kanya burahinduka. Uyu munsi ni ibyishimo n'amahumbezi, ejo ugasanga byabaye ikindi. Rero byishimemo mu gihe bigihari, ntabwo uzi aho isigana. Bakiseka hariho naho, ibyejo bibara bejo. Bijya ibyo ufite uyu munsi ejo wasanga byashize. Bibutse munyeze ku isi ayisezera nibwatinze. Dore hakuno kwa muganga afite umutima umeze nabi n'indembe. Dore ngo akunda aramuhundi, yanze guta umwana abana mubabaza ngo bakundane, ejo azamusige amutera agahinda. Dore kubakanga yihereye Rohiti abari umukundira Neina. Kumbanga muganga makuru yakiriye sinzi nayiki. Ibyo ufite none ejo hari ugusanga byagiye. Sasa muganga